Anita watubwiye ko uri umubyeyi usengera muri hetore nsengera muri Living Faith ni itorero paruwasi Kabuga itorero rero riyobowe aho nsengera hayobowe n'umushumba bita Pastor John naho ngaho ni hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo ahantu bita Musave niho nsengera niho nkorera umurimo w'Imana ariko ntibinabujije ko nje nkorera n'uwivuga butumwa mu masoko atandukanye kandi navuga ngo ndi Dr. usana imitima y'abantu abadukurikiye rero bumve ko ndi Dr. usana imitima y'abantu turaza kudusobanura ukuntu uri Dogiteri usana imitima y'abantu mbere y'uko wenda twinjira kuri icyo cyiciro cya Dogiteri. Pastor John ameze ati? Pastor John ni umushumba utandukanye n'abandi bashumba, ni umushumba ufite umwuka w'Imana, ni umushumba ubwira ikibazo akacyumva, ni umushumba uzi kuba yagufasha mu buryo bw'umwuka. Aho niho ndi kurererwa rero mbese ntacyo atwaye. Uriyegereza mikoro kugira ngo iyo ngeyo hepfo. Yego uragira uti Pastor John ntacyo atwaye kuko ni umushumba mwiza, muri make ni umubyeyi. Yego ni umubyeyi wanjye, namwe rero ndabifuriza ko yababera umubyeyi kuko yandeze neza, mbasha kubafasha nkasengera abantu batanga ubuhamya bagabutanga, kandi ni ukuri ndumva yarandeze neza, namwe yabarera neza. Hanyuma Anita uduhagaze imbere uvuze yuko uri umuvugabutumwa ndetse uri n'umuhanuzi. Yego ibyo Yesu anshoboje ndabikora. Ibyo Yesu anshoboje ndabikora. Niyo byemeye ko nguhanurira Visa Life ndabikora, ariko niyo byemeye ko nguhanurira mu ijambo ndabikora. Ntacyo bintwaye, byose Yesu yarabimpaye. Ubundi umaze igihe kingana iki muri uyu muhamagaro w'ivugabutumwa? Uyu muhamagaro w'ivugabutumwa uyu mwaka ni uwa 2. Ariko uhagurutse neza. Yego ndabyemera kuko abanyabyaha angira uwe, nanjye nemera kuba uwe, niyo mpamvu niyemeje nanjye gufasha abantu. Kuko hari abo ujya kubona ukabona bamaze imyaka nk'icumi ariko atatinyuka guhagarara imbere y'abantu, ikindi ugasanga amaze imyaka irenga 10 ariko atarabatizwa mu mwuka wera, ugasanga amaze imyaka irenga 10 ariko atarahabwa impano z'umwuka wera. None muwe mu myaka 2 uri umuvugabutumwa ubatijwe mu mwuka wera, ufite impano z'umwuka wera, uri kumva ko uhagurutse neza. Yego nkuko natangiye mbivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Kwinjira muri uyu murimo no gusiga byose, ntago ari ukuba buriya kugira ngo wuzure mwuka wera. So yaravuze ngo ushaka kunkurikira yiyange. Dukora amasengesho tukagera na dukora na iminsi 7, tukageraho tugeraho dukora iminsi 3 4. Buriya rero iyo uri muri ayo masengesho baje kuzura imbaraga z'umwuka wera. Kandi burya ntibazakubeshye, nta muntu wakuzura umwuka wera adakora amasengesho. Mu minsi yashize namenye amakuru ariko abanyarwanda bakeneye. Yego raje umbaza uti nayahe wayamenye ute, nayahe, bimeze bite, nanjye ndahari kugusubiza. Burya wenda badukurikiye bamanze bamenye yuko njyewe nari nsanzwe nkubona ariko ntabwo nari nkuzi, ariko muri no minsi namenye amakuru kuri wowe. Yego warunzi, uragira uti warunzi, ariko muri iyi minsi wamenye amakuru kuri njyewe. Se amakuru wamenye ni meza, ni mabi, bimeze bite? Uzi ko amakuru namenye abantu badukurikiye bamanze bamenye ngo nta makuru ashobora guhindura ubuzima bwabo, kandi ni ibintu utaruzi kuri wowe. Yego ntago nari mbizi. Wayakuye he, wayabwiwe n'iki?
reka wenda mpere ku badukurikiye aribo manza kuyabwira. Uyu muntu unyicaye imbere ni umukozi w'Imana usengera indwara zananiranye ku rwego rw'uko asengera n'abarwayi barwaye sida bagakira. yego uko abibabwiye abadukurikiye, ndi umunyamasengesho Kristo yahamagaye mu bihe bikomeye, dusengera indwara zananiranye, yemwe dusengera n'amavirusi ari mu maraso y'abantu. Ariko ntabwo ari twebwe dukora, ahubwo ni Kristo dukoresha, kuko yadusigiye ku isi ngo dutunganye ibidatunganyije. Niyo mpamvu rero twiyemeje natwe kugira ngo tubitange nko mu biganiro, abazajya bafashwa bajye baduhamagara, tubayobore, tubasengere, rwose ntacyo bidutwaye. Wenda ntarinjira aho ngaho, nk'umuntu ushobora kumva ngo usengera n'indwara ziri mu maraso zigakira, niko kuri koko? Yego niko kuri. Iyo ufite isezerano cyangwa ukaba wararwaye indwara ya sida nta utarayizaniye, turayisengera rwose nta kibazo. Kandi niyo yaba warayizaniye, tubaza amakuru ikirere cy'ijuru Imana ikayatubwira, tukamenya buryo ki tugisenga bikemera rwose. Ariko mbere y'uko rero tugera kuri icyo cyiciro, iyo mpano wayigize ryari, wamenye ko uyifite ryari? Iyi mpano namenye ko nyifite ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2024, n'ejo bundi ndi gusengera umuntu i Kabuga yampaye icyifuzo. Yari umudamu umufiyemeri, yagiye kwa muganga bamubwira ko afite ikibazo cy'ubwandu, arambwira ati ndakwinginze mama pasiteri nshaka kunsengera. Ndamusengera, ambwira indwara afite, turayisengera, anyandikira icyifuzo ku gapapuro, njya ku musozi, Imana irambwira ngo irakijije. Nyuma rero aza kumpamagara arambwira ati mama pasiteri ufite Imana. Ndamubwira nti gute? Ubwo rero simbana nabibuka, bomba narahaye nimero ni benshi. Arangije arambwira ati ni njye wa mumama waguhaye nimero icyifuzo, nkubwira ko nanduye, none nagiye kwa muganga bambwira ko ndi muzima, ubu nawe ndi kumukurikirana kugira ngo dukoreshe ibizamini n'abatanga ubuhamya kugira ngo abenshi bazi. Ariko yarakize. Uwo ni uwa mbere? Yego, uwo ni uwa mbere. Undi nawe nyuma y'uko ntanze ikiganiro ejo bundi ku Mukunzi TV, nawe yarampamagaye, we naramubwiye yarampamagaye arambwira ngo ararwaye, ambwira uko yakurikiranye ikiganiro cyanjye. Ndangije ndamubwira ntuhereye none ejo uzajye kwa muganga wipimisha. Nawe ndi gukoresha ikizami cya kabiri kugira ngo nawe azaze abaho ubuhamya. Ejo rero nabwo niriranywe n'abandi babiri, nabo narababwiye kuwa gatanu ngo bagende bafatisha ibizami, kuwa mbere nabi byabo nzaba namaze kubimenya, no kuri biri mu nzira. Rero ni ibintu abantu baraza kwemera bibagoye, kuko bazi yuko sida itagira umuti ntigire n'urukingo. Yego, ngira ngo nawe urabizi. Ndabizi. Kuko uwo muntu w'i Kabuga waramusengeye kuko arakira, kuko nanjye rega biragoye kugira ngo mbyemere. Nanjye ukwicaye imbere biragoye kugira ngo mbyemere. Yego, biragoye kugira ngo abantu babyemere. Ariko mujye mwibuka ko hari ikirema cyari kimaze imyaka 38 kutidendeza. Yesu yarakibaje ngo ese ufite kwizera? Nawe nuba ufite kwizera uraza tugusengere urakira mu izina rya Yesu. Yego, umunyamakuru arambwira ati nawe biragoye kugira ngo yumve ko ibyo bintu bishoboka, ariko birashoboka kubera ko Yesu ashobora byose. Ane bintu reka nongere mvuga ngo biragoye kubyemera, kanongere mbisubiremo nti biragoye kubyemera. Ariko wenda reka icyo ngicyo turaza kukigarukaho mu kanya. Ndaza kukubaza, uretse iyo mpano izindi mpano ufite n'izihe? Mfite impano nyinshi cyane. Mfite impano zo gusengera amakanseri dukoresheje amaraso ya Yesu, amazi yava mu isoko. Dufite impano nyinshi zo kuvuga ijambo ry'Imana, abantu bagakira imitima yahabye. Dufite impano zo kugarura intama zazimiye tukazigarura mu itorero. Cyane ku itorero twamaze kumenya ko ari iri muri twebwe, ari ryo Kristo azaza gucyura. Iyo mitima rero yavunywe n'abandi bashumba niyo twebwe turi gushaka, niyo turi kugarura, tukavura ibikomere, tukubaka n'ingo.
mubikora mubigenjeje mute kuko uragira uti iyo mitima yawe ikomerekejwe n'abandi bashumba niyo twebwe turi komora, muri kubikora mute? ese mwebwe mufite akahe karusho muri kurusha abandi bashumba? akarusho dufite nta kindi, ntabwo ari uko turi abahanga cyane, nta nubwo ari uko turi intyoza cyane, ahubwo nuko twese twahawe impano ariko ntabwo tuzikoresha kimwe. Akarusho rero navuga turi kurusha abandi uyu munsi wa none, cyangwa se impano twahawe zirenze iz'abandi, twe nta kiguzi dusaba, nta maturo, nta n'icya-cumi dusaba. Twebwe icyo dushaka ni uko intama zigaruka, abari hanze y'igihugu n'abari imbere, abarushye n'abaremerewe turaruhura. Yesu yaravuze ngo munsange mbaruhure, natwe rero twemeye gusigara muri uwo mwanya kugira ngo turuhure abantu. Nta kindi kintu dukoresha, turasenga tukakubwira ngo wemera Yesu n'umwami n'umukiza, ukabasha kubyemera, tukakubaza itorero usengeramo, tukabandika nimero zawe, tukagukurikirana, tukajya dukomeza tugasengana. Nta kindi dukoresha rwose. Uragira uti nta kindi dukoresha usibye gusenga. Ese abandi bapasiteri bo bari gukomeretsa imitima y'abandi ugiye kumbwira ko badasenga? Yego barasenga, ariko hari nk'ahantu ujya uri umukristo, bitewe n'ubushobozi ufite utatanga icya-cumi n'amaturo, ntubure umukristo, ntabwo ugira umurimo ukorera aho hantu. ariko twebwe icyatumye dusigara ku isi nta cya-10 nta n'icy'amaturo, nta cya-10 nta maturo, yewe nta kintu dusaba. Twebwe icyo tuzi cyo nuko tuzahembwa, twebwe ingororano zacu tuzazisanga mu ijuru. Ni ukuri iri juru ririho rero, nta gipindi gihari. Icyo dushaka nuko tugarura abantu bagakomeza inzira bakabasha kugera kuri Kristo Yesu. Twebwe icyo twasigara no kugarura intama z'Imana. Hanyuma rero mu rusengero rw'iwanyu ntabwo mutura? Okay, iyo ushobojwe ariko ntago ari agahato. Amaturo icya-10 umutima ukunze gushima, twebwe tubikorera rimwe, ntago tugira ibiseke bibiri. Ni ukuvuga ngo ubaye udafite ntibikubuza gushima, ubaye ufite ntacyo urashima. Twe rero nta gahato birimo rwose. Ntabwo muri kwigisha abantu gukorera Imana rero? Oya, turi kubigisha. Dore impamvu biravuga ngo uri kumva nuko nibagiye ukuntu handitse, ariko harimo ijambo rivuga ngo imirimo yabo igiye ibaherekeje, izagenda ibaherekeje. Turayibigisha, ariko nanone hari igihe wowe ushobora gufata umuntu ukamwaka amaturo y'agahato n'icya-10 cy'agahato. Hari abashumba benshi tujya tubona biturishiriza atari n'abadiyakone bari gutoresha. Noneho yarangiza yanakugera akakubwira ngo nkawe wicaye no ku ntebe utaguze, wicaye ukora iki hano? Abo rero batumye abakristo benshi basubira inyuma, baravuga ngo nta torero rikiriho, na ADPR nta mwuka wera ukigira. Umwuka wera uracyahari, hari abantu bagifite umwuka wera. Rero imirimo yacu izaduherekeza ntago ari uko twatanga ibya-10 n'amaturo gusa, ahubwo imirimo dukora hiherereye ni izaduhesha ijuru. Ubwo nk'iyo mukorera hiherereye waba ushaka gusobanurira abantu ni nk'iyihe? Hari umuntu ukora akantu gatoya nko gufasha abakene, kwambika abambaye ubusa, kugaburira imfubyi, kugemurira imbohe zitagira ikibageraho. Iriya mirimo ni izaduherekeza. Ariko nanone ntirengagije ko muri aya matorero harimo n'abarozi. Umenye ko aya matorero arimo abarozi, indaya, mbese abasinzi. Iyi nayo bamenye ko yo nayo izaduherekeza. Niba uri umurozi ukaroga abana benshi, aba bana nibo bazaza kuri dosiye yawe. Niba uri umusambanyi ukaba warasenye ingo nyinshi, izi ngo nizo zizaza kuri dosiye yawe. Imirimo dukorera mu isi twebwe ni izaduherekeza. Niyo mpamvu rero nahisemo, cyangwa se ujye n'itorero nsengeramo, twahisemo kugira ngo tugarure intama za Kristo kandi dufasha n'imfubyi n'abapfakazi. Unteye ubwoba, uragira uti buri muntu imirimo akora nizamuherekeza. Niba arasambanye n'abantu benshi, iyi niyo mirimo izaguherekeza. Niba muri make ibyaha wakoze niyo mirimo izaguherekeza. Ubwo nunakora n'imirimo myiza nayo ntizaguherekeza. Yego, nari nzi ko imirimo mibi itazaherekeza umuntu cyane.
uzirikane muri Bibiliya turi buze ko nibidukundira turahareba, hari ahanditswe ngo uzirikane ko wicishijwe inkota ari wazicishwe iyende. Yego rero bivuze ngo ibyo dukorera mu isi nibyo bizaduherekeza. Umugabo nta bwenge yinjiye nta rwandiko, bamubajije urwandiko ararubura. Nawe rero uzirikane ko imirimo ukorera mu isi ari urwo rwandiko rwawe. Bivuze ko niba warasenye ingo z'abandi ugapfakaza abagore benshi, iyi mirimo nizaza kuri dosiye yawe. Aba bantu ko numva uri kubabwira neza, ndi kugira ngo bihane. Ariko uwihana akemera akareka agahara, uyazajya mu ijuru, Kristo azamubabarira kuko aracyateza ibiganza byo kugira ngo amubabarire. Niyo mpamvu rero natwe turi kugira ngo abantu bagaruke. Ntabwo ari twe twenyine, hari n'abandi benshi abanyamasengesho dukorana muri groupe. Ndiho ndabwira abantu bari hanze y'igihugu n'abari imbere mu gihugu kugira ngo dushaka Kristo tumaramaye. Ubutunzi bw'isi yego turabukeneye, ariko umuririmbyi yaravuze ngo ifeza n'izahabu nabyo ni byiza kuri, ariko ikiruta byose no kutunga ubugingo buhoraho. Hanyuma rero ngira ngo wenda ni naho Imana yahereye roho nzima, umubiri muzima. Niyo mpamvu hari Imana yaguhaye n'izo mpano simbizi. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Shingira kuko nari meze, nkashingira n'inzira nanyuzemo nuko navutse. Nabwira n'abarushye bose ngo nibaze dukurikire Yesu. Je navukiye mu rugo rukennye, duhingira imbetezi. Oya cyane rwose, duhingira imbetezi. Nibuka ko bwa mbere nza mu mujyi wa Kigali mama yankubitiye kujya kuzana imbetezi ahantu kuzisaba. Mfata inzira akimara kunkubita nza n'ibirenge mu mujyi wa Kigali. Ndaza mura n'umushoferi w'iwacu warunzi, mbona ngejeje mu mujyi wa Kigali hariya muri gare, nziza imbetezi ari cyo kinzanye mu mujyi wa Kigali. Aribwo nahereye ko mba mayibobo yo mu kiraro cya Rafrasheri. Nta warunzanye ntawe nyine, ariko nshingiye aho Imana yankuye, nshingiye nuko nabyariye iwacu. Mbese nyuma y'ubwo buzima bwose bw'imbetezi tukarya nabi, imboga zamutibikanye, nshingiye aho Imana yankuye, nabwira abantu ngo nibareke ibyo barimo ahubwo dukurikire Kristo Yesu, kuko ukonsa uyu munsi wa none ni ukubera amaraso ya Kristo. Uragira uti ukonsa uyu munsi wa none mbikesha amaraso ya Yesu Kristo. Kandi koko buri muntu avuga Imana bitewe n'aho yahuriye nayo. Yego, burya buri wari we wese aho yahuriye n'Imana niho hamuha imbaraga zo kuyivuga. Uragira uti naje muri Kigali mpunze kuko bankubise kwanga kujya gusaba imbetezi. Ugeze muri Kigali bwo wabayeho ute? Ngeze muri Kigali gare yari ikiri ruguru mu mujyi, ndahabona. Ndamanuka, ntago narinze aho mva, sinarinze aho njya, ndagenda njya bwira ngeze hariya Rafrasheri, nibera mu kiraro cyaho. Ntago nakibayemo rero igihe gitoya, nakibayemo igihe kinini, ntagira aho mva, ntagira aho njya, ariko mu kukibamo Yesu yarahandindiye. Ntungwa n'ikirayi cyo guheke n'amazi aturuka muri gereza ya Muhima. Ariko ibyo byose hari icyo Imana yagira ngo nzabe cyo, aricyo ndi uyu munsi wa none. Nshobora kubwira abantu bakurikiranye iki kiganiro, ngira ngo mbabwire ngo niwemera ugakoreshwa na Yesu Kristo akaba ari ukuyobora, Mwuka Wera akayobora wowe umutima wawe, akakwihangamo akaba ari ukuyobora, nta kintu na kimwe utazageraho. Nshaka kubwira abana bari mu muhanda uyu munsi wa none, abasore bari mu muhanda uyu munsi wa none, abakobwa bari mu muhanda uyu munsi wa none, mbabwira ngo nanjye Yesu yankuye mu kiraro cy'imyaka 6 cya Rafrasheri. Niyo mpamvu njya nkunda kuririmba ngo Mana urantangaza, Yesu we urantangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukanamusiga, ukanamwambika. Nanjye rero murabona ko yanyambitse, yarankarabije, iransiga. Niba hari umuntu wabayeho mu buzima bubi, nanjye nitanabayeho mu buzima bubi. Ubu ndi kuganira n'uwahoze ari Marine Kazi. Yego, nari Marine Kazi. Yari izi gukurura kore,
wari uzi kunywa agatabi ku mugongo w'ingona niko bakitaga. Mbese Yesu yangiriye neza kugira ngo ubyeme. Ifaridi y'itabi nayinywaga ibyumweru 2 gusa. Rero Yesu yangiriye neza. Ifaridi ni ya duze ni y'itabi harimo ibirimo dupaki niba ari 10 niba ari 12 ngira ngo ni 12 ntago nabyibuka kuko Yesu yangiriye. Iyo Yesu yakugiriye neza hari n'ibyo utibuka rata. Ariko kubera ko rata yangiriye nshaka kubwira abantu bakiri kunywa kore, abantu bakinywa itabi bave muri ibyo ngibyo Yesu azabagirira neza. Ubu nawe wari uzi kugacamo umugani wa Theogene ati none se mwana yego niga nari mbizi cyane. Nari mbizi cyane ngo nari mbizi. Kandi wari uzi kujya ku mubombe kuroringa. Ari nzi kuroringa no kukazamura mu mwotsi neza. Mbese mbura icyo mvuga ariko Imana ikura kure. Imana rero ikura kure. Nanjye niyo mpamvu niyemeje kuyikorera nkanafasha n'abarushye mu mitima, nkafasha n'abarunaniwe mbese bananiwe kwiyakira, abafite ibikomere byatewe n'abana b'abantu. Abo turi kubakira rwose, ndabakira nta kibazo mfite. Reka tutaragiraho umuhungu wa Ruhaze, umusore wa Ruhaze agenda nk'ufite rasoro mu maguru. Umukobwa Ruhaze wagenda ati nawe agenda azamuka yongera mbese agenda yidunda. Agenda yidunda mbona isi ntacyo bimubwiye, imodoka yamukubita ntacyo bimubwiye. Ariko rata Yesu ndabona wa Ruhaze wareba n'impuhwe. Nari nzi no kureba n'impuhwe nyinshi rata ko yakonetwa nawe muwe nari nzi no kuzigira. N'igiti n'inyoni mbese byose abigiriraga impuhwe. Nuko nyine nanyura ku kanyoni nisheri bimeze bite mbese nawe urabyumva. Nanyura ku mugabo ukuze nisheri ati sawa. Umugabo w'ikigoryi we yumvaga ari sheri nyine. Ariko rata kubera ko Yesu yanshoboje. Yesu yanshoboje. Haleluya. Yesu yangiriye neza. Haleluya. Nukuri byose byaragiye nta na kimwe nsigaranye, ahubwo nsigaranye Kristo uri muri njyewe. Ubu nukiri uwawe ngo wigenge ahubwo uri kugengwa na Kristo. Ntago nyiri uwawe ngengo nigenge ahubwo nsigaye ngengwa na Kristo. Imana umwana n'umwuka wera nibyo biri kugenga jewe Anita. Hanyuma Anita umukozi w'Imana, Imana yakuye kure. Ubu ngubu ukaba uri kugenda uyikorera rwose, uyikorera imirimo n'ibitangaza bimwe bikomeye, uhagararanye nayo. Wahoze ari umurara kiraro, arucoma, aruroringa, ari switi ku basaza n'utinyoni n'inyoni niho. N'inyoni niho ko ntacyo nahitagaho. Ariko rataci no kare tujya tureka kubesheranya. Yesu yangiriye neza. Imana ishimwe. Noneho icyo gihe nanarucomaga ntago napimaga n'ibiro 35, napimaga ibiro 32, 33. Mbese ibyo nibyo byari ibiro byanjye. Ariko aho naviriye kuri ibyo byose nsigaye mpima ibiro 78. Imana ishimwe. Ntiwabipimye ukiri muto, none ubipimye ahubwo ukuze. Mbipimye nkuze. Yesu nyine yaranyirindirije. Bajya bavangwa kugira ngo aguhombe, yaguhombye. Hari ibyo yaduhombeje kujya mu tubara, aduhombya kujya mu tubyiniro, aduhombya kujya gushaka abashuga dadi ngo baduha amafaranga. Ariko kubera ko tuzi ko amafaranga ari uyafite, ubu niwe twahisemo gukurikira. Ubu uraje rero ugeze mu nzu y'Imana, urakijijwe, se wuzura umwuka wera, Imana isigukubita impano zitandukanye. Ubu niho ngiye wita ngaruka ku mpano zo gusengera abantu bagiye batandukanye bafite indwara zananiranye. Wavuze uti ndi muganga uvura imitima y'abantu. Ubwahambere kuvura imitima y'abantu nuko ubagira inama yo kuva mu byaha ukabazana kuri Kristo. Niba ntabeshye ndumva ariyo ntego. Yego niyo ntego. No kuvura indwara z'imitima, no kubakura mu byaha bagasanga Kristo.
bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwabo. Nanjye uko niko namwakiriye. Nshaka kubabwira rero aka kantu bakumve cyane kandi bakiteho. Nshaka kubabwira ko iyo uvuye mu byaha ubu ubyawe bwa kabiri, warangiza kubyarwa bwa kabiri ukakira Yesu n'umwami n'umukiza ku bugingo bwawe. Wamara kumwakira Mwuka Wera akamanuka, wa Mwuka Wera akaguha impano. Haleluya. Ukagengwa na wa Mwuka Wera. Wa Mwuka Wera niwe mujyanama wawe, wa Mwuka Wera niwe mugendana, wa Mwuka Wera mu buhanuzi niwe mwa muri kumwe, wa Mwuka Wera mu ivuga butumwa niwe mwa muri kumwe. Uwo Mwuka Wera niwe nawujujwe nanjye. Umwuka rero ukuntu ari umunyenga, bihera mu birenze, mu maguru, bizamuka mu mutwe, ukajya kumva utiri ariko utiri undatizo pe utumva ko Uwiteka Imana avuganye nawe. ubwo kamubwira uti Imana irambwiye ngo igukishije none watereye kenshi ariko none haravuze ngo none hacyamika. Iyo akubwiye ngo cyamika amarira n'umubabaro bibiranye, nanjye naracyamitse. Haleluya. Ubu ntago nyiri umugore ugitwara abagabo b'abandi Yesu yangiriye neza, yampaye uwanjye, yarankerereje aranantegera. Nshaka kubwira abafiyemeri uyu munsi wa none, nkababwira ngo mwikomeza gutwara abagabo b'abandi, mwikomeza gutwazwa igitugu n'irari, ahubwo muhagarare ku mwami mwamenye, mutegereze Yesu azabategera. Nanjye yarantegeye. ubwira abafiyemeri weho wari umaje kubyara kangahe? Nari maze kubyara 3, mbabyaye ku bagabo batandukanye. Abagabo 3? Mbyara abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Imfura yanjye yujuje imyaka 19. Yego. Umwana wanjye wa kabiri yujuje imyaka 16 azayuzuza mu kwa 9. Umwana wanjye wa gatatu yujuje 13 azayuzuza mu kwa mbere. ubwo yuje mu kwa mbere azayuzuza mu kwa mbere 13 ku mwaka ugiye kuza. Ubwo rero nshaka kubabwira ngo nibahagarare. Njewe njya kubireka rero mbaza ngo byagenze bite. Aho ngaho ujya kubireka ibyo gutwara abagabo b'abandi, uri kumva no kururoringa no kugenda wambaye rasoro no kugira impuhwe nyinshi. Ujya kubireka. Yes jama. Njya kubireka rero. Nabwiye Imana nubwo narinzi ngo basenga bati Adventiste rero ntibazi no gusenga hari. Niho waruri? Niho narindi. Yego. Njya kubireka rero nabwiye Imana, ntimva wa Mana numva bavuga ngo uri Imana, mbabarira umfashe unkure muri bibera. Kabiri ureke undekeshe urumogi, inzoga n'itabi. Noneho njya kureka urumogi nararunyweye ruranukira. Numva ruranuka ndashukuye kandi rwahumuraga ko nta cyaryohaga nkaro. Noneho isigarayo narayikongeje bwa mbere yanga kwaka biranga burundu, ndongera ndarasa bira. Kandi waranyweye ifaridi yose? Nako amafaridi imwe kuba rimwe mvuze amafaridi. Amafaridi y'igihugu cyose ninjye wari warayamaze, dore ko yaguraga na make. Ariko njya kubireka byose Yesu yarabinukirije. Namwe inzoga nkumvirimo ikimonyo, narinzi kugereka akaguru ku kandi, ariko Yesu yangiriye neza. Urumogi ruranukira, itabi ryanga kwaka, ubwa mbere riranga, mfashe n'irindi riranga, ndangije mfata umwana w'umurara wari uraho ngaho ndamwanakira ashaka do arakira. Yesu naho yantabariye. Mukuntabara rero anjyana mu kazi k'ikiyedi, nkubitana n'umugabo wari umuvuga butumwa ngo wavukaga Cyangugu. Arambwiye aturaganira mgambazi wacu ambaza amavuka, ariko ngira ngo yari yabonye yerekwa ryanjye. Arambwira ati nubwo uba mu kiraro yeshaje kugukura mu kiraro. Ni kandi sabwiwe n'iki komba mu kiraro? Ati nukuri niko Imana imbwiye. Ati kandi kabiri rambwiye ngo ntago iki kiyedi nubwo uri kugikora ugiye kukirangiza. Nese nzakirangiza njyaye. Nukuri ko Imana uwo munsi navuye muri aho ngaho mu kazi k'ikiyedi, mbona umuntu w'iwacu ajya kumbayisha mu rugo mu myaka 6. Umuntu ubyaye 3? Ubyaye 3. Mana agira ngo igusige kangahe 3. Umugabo umwe 2 3. Ubwo abo nari narajyangije bo ntabyaranaga nabo hari benshi, ariko Yesu yemera ko ibyo byose mbivamo.
nari nzi kunywa byeri, nzi kurya akaburusheti karyoshye, none ubu narabihebye. ese abantu bajya bakora ako kazi ubundi ko batabyaraho byaragute? Nabyaye nkivubuka nyine, ariko nyuma Yesu angirira neza. Nari umuvubuka nabigiyemo bushya mpita nanasama, abandi batari ko nubwo ubyaye wowe biragutunguye rwose, ni ubwa mbere ubijemo, ariko ni ukuri n'ubwa mbere nari mbigiyemo. ujya kureka abagabo se hanyuma ubwo byagenze gute? Njya kureka abagabo ni amajoro nagendaga cyane, umwe akagutwara ntakwishyure, undi akakwishyura, bagukubita bakugirira, naye mbwira Imana ntumva rero, namanitse ukuboko ndayibwira ntumva Uwiteka rero, njya numva bavuga ngo urakora, nanjye nkoreraho umugisha, unkure mu bagabo b'abandi, ushyireho konjerateri, uzongere kuba mu bushyuhe nabonye uwanjye. Yashyizeho konjerateri nyine, ishyiraho konjerateri, yahongeye kuba mu bushyuhe mbonye uwanjye. ko numva ari ubuhamya burebure muvande. Ni ubuhamya burebure. Turabufite, ntago twajya guhaguruka ngo tujye mu masoko no mu mihanda no mu modoka ntacyo twanyuzemo, twanyuze mu bikomeye byinshi. Niyo mpamvu rero turi kubwira abantu bari hanze n'abari imbere mu gihugu kugira ngo babashe Zaburi ya 91 iratubwira ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azaguma mu gicucu cy'ishobora byose, ndabwira Uwiteka n'urubuhungiro bwanjye. Uwiteka niwe buhunye, narazengurutse ariko nta handi hantu nabonye amahoro uretse muri Kristo Yesu. Mu kiraro ntayo nabonye, mu bavandimwe ntayo nabonye, mu baturanye ntayo nabonye, nayabonye mu Mana yonyine. Nshaka kubabwira ngo nibaze dukurikire Yesu, kuko hari impano yashyize muri njyewe, nanjye nzazikoresha, ntawe nzasaba, ntawe nzagira gute, gusa nzabibakorera nabo bajya bibuka gushimira Imana yabikoze, nta kindi mbasaba. Abacuruzi b'urumogi barahombye. Barahombye, ariko n'abandi mu muhanda baracyahari benshi, turi gushaka no gukurayo, natwe tukabafata tukabigisha nk'uko natwe Imana yadufashe, noneho nabo ikadukomereza amaboko ikabakura hariya mu biraro barimo. Hanyuma abagore rero nibashaka bajye gushima Imana kubera yuko utakibatwarira abagabo, ahubwo bazavuza impundu nyinshi, kuko njyewe narakijijwe, nemereye Yesu, amakonjerateri, abagabo babo narabihoreye rwose, nabo twabyaranye ntaye mpamagara, nzi abana banjye Yesu yangiriye neza, abana banjye uko ari 3 bose Yesu arabazi, ntawe nahamagara ngo mitiweri, ntawe nahamagara ngo bimeze uku, Yesu wenyine niwe uzabakomanga akabageraho, kuko ari nawe watumye njyarana nawe. Gira ubutumwa uhereza abantu abagore bari baratwariye abagabo. Ubutumwa nabanza kubaha mbere na mbere ni ukubasaba imbabazi. Ibyo nakoraga nanjye ntago ari njye abikoraga, hari byabinkoreshaga, nari ntaramenya Yesu. Kabiri, nshaka kubabwira ngo nibashyire umutima hasi, Anita nararokotse rwose, ndi umwana w'Imana. Gatatu, ntago abana banjye nzababaha rwose, nibatuze bagusha imitima yabo neza, bemerera umwami Yesu abayobore mu nzira bari kugendamo, aho nabacumuje bashyira imitima hasi, aho numva hose aho bumva nababangamiye nje bambabarire, kandi nukuri bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe, kandi Imana ishimwe. Muri imbye yateye korasa aravuga ngo yakoze imirimo ntari gukora, je umwana w'umuntu ntari gushobora. Ni ukuri Imana yakoze imirimo, ni ukuri yarayikoze, ngo buka yarayikoze. N'abandi bantu bari hanze badukurikiye, abarimo hano imbere mu gihugu, nshaka kubwira nk'abakobwa batega mu mihanda bagatwara abagabo b'abandi, aba batwara abagabo b'abandi bamenye ko ejo Uwiteka nabatera iteka, nabo abagabo babo bashobora kuzabatwara bakababara. Ahubwo nababwira ngo nibarekeraho bagarukiraho ngaho, ahubwo basaba imbaraga z'inkomezi z'umubiri wabo, bashakisha ubuzima, kuko ejo nabo bashobora kuzahura n'urugo rukabababaza bitewe nuko bababaje abandi, kandi abo bababaza nabo basenzi barasenga. ongera bisubiremo, ntago babyumvishe neza. Ndiho ndabwira abakobwa bafata umwanya bakajya gutega mu mihanda, mu marogi, bakisiga bakambara ubusa bakananirwa kwiyambika, ndi kubabwira ngo nibambare
kuko buriya igihishe noneho igihishe nicyo gitera amatsiko. noneho cya kindi gitera amatsiko hashobora guturuka umusore utazi ko wigeze uba indaya ngo akagushaka, ariko iyo agushatse atarageza kumenya neza, atarakumenye, abantu bakaza kuvuga ngo yari indaya yadutwariye abagabo, uza guhura n'ishuri nawe wa mugabo akaguca inyuma ukababara. ariko uyu munsi wa none ndi kubabwira ngo nibumve ko ndi kubabwira ngo ndi kubabwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko Paulo yabyanditse. Paulo yaravuze ngo abakurikira ijambo ry'Imana nibo bana b'Imana, kandi abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. aho ngaho ndi kubabwira ngo nibareke bayoborwe n'umwuka wera, basabe konjerateri Yesu abaho ingo zabo. Yesu ari gutanga ingo, hari abasore babuze abagore, hari n'abagore babuze abagabo. rero ndi kubabwira ngo nibareke gusenya ingo z'abandi, nibarekera aho ngaho. mbwira n'abagabo uyu munsi wa none bagishukwa n'abakobwa bari hanze anga babona bambaye tumini, bakagenda bagashakisha utwo tumini bakareka abagore. umugore wamushatse umukunda ntago amaze kukubyarira bane aribwo akwanze cyangwa umwanzi ngo ukurikiye abana batoya. ejo uzirikane ko uyu mugore yavuye mu rubavu rwawe, ari we wakuvuye mu rubavu, kandi urubavu rwawe waremeye urasinzira, uyu mugore akuvamo. uyu mugore rero niwe mufasha wawe, ntago uyu mudaya ari we mufasha wawe. nukuri bakwiye ibintu bikomeye iyo abaye bari babyumvishe. reka nongere mbisubiremo ngo iyo abaye bari babyumvishe. yego, reka nongere mbisubiremo ngo iyo abaye bari babyumvishe. Anita, fata ubuzima bwawe ukiri mu byaha, nurangiza ubushyire ku munzane urebe ibiro bwari bufite, nurangiza ufate n'ubu ngubu uri mu gakiza ubushyire ku munzane urebe ibiro bifite, nurangiza ugire abantu mpera message. ubu buzima narindimo ntarakira agakiza, ntago ibiro byarengaga ibiro 200 by'ubuzima narindimo. ariko kumaze kwakira Yesu nkakira agakiza kankayoborwa n'agakiza, ubu ndi gupima toni 500. impamvu mbikubwira, nyuma yuko mbyaye abana 3 nkashaka umugabo, mfite abana bafite beza, noneho n'ikigeretseho yamaye umugabo ngenda muzi ni mwiza. naringize ngo ndabeshye rwose. uvuze ko waraye mu kiraro, uvuze ko warorinze ukavuga n'umugabo agahita ahinguka hari abantu bashaka kugira ngo urabeshye. ntago mbeshya, dutanga ubuhamya kugira ngo tubashe gukiza imitima y'abantu, tubashe kubwira abantu bari hanze, tubashe kubwira abantu bari mu byaha, tubashe kubwira bari mu kabari. twanyweye inzoga mbere, tunywa inzoga ziri inzoga zifite gu, naho ubu ngubu barabakubitiramo pakimaya ngo baranywa inzoga, nta nzoga zikibaho. mitsingi ya kera, primus ya kera yari ifite ipine, warayinywa gukumva n'akabirizi karamanuka neza. ariko ubu nta mubirizi ukiri, ninde se ugisinda kubera ibyo? basindishwa n'ibyuma bashyizemo pakimaya. ariko twasindishwaga n'inzoga, nta rwagwa rukibaho n'isukari. ubwo rero ni ibiba byimbye inda bakabyimba ibirere, ahubwo nababwira ngo nibaze twinywera umutobe wo mu gihugu cyo mu ijuru. imivuduko y'amaraso, amibe n'ibindi nk'ibyo. amibe, imivuduko y'amaraso, ukajya kubona umuntu inda yarabyimbye ngo na amibe, kumbi bafashe umutobe w'isukari bashyiramo amatafari ngo mwanyweye inzoga. nta nzoga zikibaho rwose. nababwira ngo ni muzi inzoga ya mbere iri kuri Kristo Yesu, nanjye narayinyweye ndanyurwa. abadukurikiye bagira icyizere yuko usengera abantu, ariko nanone bibuke yuko atari weho ukize. nk'uko ubivuze neza, nsengera abantu. hari na gurupe yindi hari nayisengera abantu, turakorana. naravuga nta kindi gihisha gukiranuka mu bisi no mu mwijuru kiretse kwizera kogejwe n'amaraso ye. nabo rero nibizera ko aya maraso dusengera ye mazi yo kwisoko agahinduka amaraso, niba byizera arabakiza. ariko uzaza atizeye nawe nzamumenya, n'ukuri nzamumenya ngo nzamumenya. iyo utizeye ndakubwira ni wikirirwa umvuna, emera ko wizeye cyane, utizera witaye. ariko iyo wizeye ndagusengera umwuka wera akamanura ikiganza agagukoraho byose akabikuraho. kandi natanakira ntazagenda gutera amabuye nkaho hari akazi yari yaguhaye. kandi natanakira
ntibazatuvugeho ukundi kuntu ngo utume uca abandi intege. Hari impamvu wowe yatumye udakira, wananiwe kwizera cyangwa se hari ibindi ukibereyemo. Wowe wumva ko warwaye sida atari we wayizanye, nawe wumva ko wayirwaye ari ubuzima uri gushakisha, uri gushakishiriza abana, uri gushaka wenda amaramuko, uri gushaka ubukwe, ni ukuri ko Imana uze wizere urakira. Imana iguha umugisha. Yego, namwe baho wanyu. Mana nziza, urera kandi urakiranuka, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakora.